Inshuti bakunzi ba Radio Mariya Rwanda mwiriweho. Nitwa Musabyimana Joseline. Uyu ni umwanya w'ikiganiro cya Caritas nk'uko bisanzwe. Nk'uko twabigarutseho mu kiganiro cya Caritas giheruka, twababwiye ko turimo kwegereza ukwezi kwa Kanama, ukwezi kwahariwe ibikorwa by'urukundo n'impuhwe by'umwihariko. Kuri uyu mugoroba, Caritas ya Diocese Gatolika ya Byumba igiye kubaganiriza ku kwezi k'urukundo n'impuhwe, ukwezi kwa Kanama turi bwinjiremo guhera saa 6 z'ijoro. Dutega amatwi Padiri Augustin Nzabonimana, umuyobozi wa Caritas ya Diocese ya Byumba, maze twumva icyo avuga kuri uku kwezi ndetse nuko bagukora muri Diocese. Tugiye kwinjira mu kwezi kwa munani, ni ukwezi abepiskopi bacu bahariye, ukwezi ko kugaragaza ibikorwa by'urukundo, ibikorwa by'impuhwe abakristo muri rusange bagomba gukora, bakabigaragariza bagenzi babo b'abakene bari mu bibazo. Rero nubwo Kiliziya buri gihe ihora ikora ibyo bikorwa nta konje irimo, ariko ni igihe cyagenwe kugira ngo noneho umwihariko w'abakristo, dore ko baba banejeje, abari n'ibihe byiza, babashe kugira icyo bakora, bagire n'inkunga bakusanya, inkunga yo kugoboka bagenzi babo bari mu kaga, ndetse n'abandi bantu hirya no hino bari mu kaga. Rero ni ukwezi kwa munani, niko kwezi tugiye kujyamo ko gukusanya izo nkunga ndetse no gukora ibikorwa noneho by'urukundo n'impuhwe mu buryo bugaragara, aho kugira ngo abantu bajye muri konji, abantu bajye mu kuruhuka mu makwe mu biki, habeho n'uburyo noneho bwo kwegera abakene n'abafite ibibazo by'umwihariko. Hanyuma twagira tubabaze ni iyihe mpamvu uku kwezi ari ukwa munani byaturutse? Mu by'ukuri ni ukwezi kwashyizweho n'abepiskopi bacu, ariko impamvu kunajyaho ukwezi kwa munani murabizi mu Rwanda ni ukwezi nyine abaturage babejeje, abantu bafite icyo bashobora gusangira na bagenzi babo. Rero ureba ukwezi kwa munani nk'inaha wenda muri Diocese yacu ya Byumba dutangira gusarura guhera mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, tukagenda tukageza mu kwa munani, bitewe n'agace, kuko dufite agace k'uburasirazuba k'Umutara basarura mbere, tukagira n'agace k'amajyaruguru bo batinda gusarura. Ubwo ni ukuvuga ko ukwezi kwa munani abaturage hafi ya bose baba bameze neza, bari guhunika, baba bari mu minsi mikuru, baba bafite icyo bafite bashobora gusangiza abandi. Uku kwezi rero ni ukwezi kwiza ko gusangira n'abandi, niba hari n'ibigomba kuva mu bigega bikavamo tukabisangira n'abandi, kugira ngo habashe kujyamo n'ibindi nyine bishya biba bisaruwe. Ubwo kwezi kwa munani ni ukwezi kwiza, ni n'ukwezi kumuganura, ko tuganura tugomba no kuganuza n'abakene. Hanyuma muri Diocese ya Byumba uko kwezi mu gukora gute kugira ngo ngere ku musaruro? Murakoze cyane. Mbere na mbere ni ukwezi kumenyerewe, hashize igihe abakristo bitabira uko kwezi kwa munani, yewe kwabaye n'ukwezi k'urukundo n'impuhwe, abantu barakuza, abakristo barakuzi ku buryo utanagusobanura cyane. Ari abakristo, ari abapadiri mu maparuwase barangije kumenya ko uku kwezi ari ukwezi k'urukundo n'impuhwe. Hari naho batangiriye ibikorwa mbere, nk'uko nabivuze, aho batangira gusarura, ibyo bikorwa bitangira mbere kubera ibihe baba barimo. Ariko mu rwego rwa Diocese yacu ya Byumba ni ibikorwa dutegura duhereye mu maparuwase za CPC. Dukora inama mbere yaho gatoya, inama mpuzabikorwa ya Caritas ku rwego rwa Diocese, inama iyoborwa na Musenyeri, tukaganira tukareba uko umwaka ushize warangiye, ibikorwa byakozwe ndetse n'umusaruro wavuyemo. Twarangiza tukongera tukiha intego noneho y'ibikorwa bigiye gukurikiraho. Noneho ari abapadiri bashinzwe Caritas mu paruwase, hari na za komite za Caritas muri za paruwase babitabiriye nama, ari amakominote y'abihaye Imana, ari ibigo bya Kiliziya biri hirya no hino babitabiriye nama, bakagira umuhigo bagaragaza bagendeye ku bushobozi ndetse no ku bantu babona bashobora gufasha bari iwabo. Ariko noneho hakagira n'icyo basagura kigomba kuza kuri Diocese. Diocese nayo ikagira icyo isagura kigomba kujya muri Caritas Rwanda, kubera ko Kiliziya ari universelle. Ubwo bufasha dutanga ukajya gufasha abandi bari mu kaga hirya no hino ku isi. Rero nuko tubitegura kugira ngo ukwezi kuzagende neza. Makubana
Paruwasi Gatolika ya Burehe ni imwe mu za Diyosezi Gatolika ya Byumba. Mu mwaka ushize wa 2023 yaje mu za mbere za Diyosezi ya Byumba mu kwesa umuhigo w'ukwezi k'urukundo n'impuhwe. Radio Mariya Rwanda yanyarukiye muri iyi paruwasi maze igezwaho uko bakora ukwezi k'urukundo n'impuhwe ndetse n'imyiteguro bafite mu bikorwa by'ukwezi k'urukundo n'impuhwe 2024. Nitwa Padiri Fulgence Dunia, ndi umupadiri wa Diyosezi ya Byumba, nkorera ubutumwa muri paruwasi ya Burehe, ndi padiri mukuru. Nkaba mbashimiye ko mudusuye nka Radio Mariya Rwanda mugira ngo tuganire ku bijyanye na Caritas. Murakoze. Muri iki kiganiro tugiye kugirana tugiye kwibanda ku bijyanye n'ibikorwa by'ukwezi k'urukundo n'impuhwe nk'ukwezi duteganya kwinjiramo muri iki cyumweru. Ese gahunda y'ukwezi k'urukundo n'impuhwe hane wanyu muri paruwasi ya Burehe muyikora gute? Murakoze. Ukwezi kwa munani muzi ko bakwita ukwezi kwahariwe ibikorwa by'urukundo n'impuhwe. Ni ibikorwa tumenyereye muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda na Diyosezi yacu by'umwihariko ya Byumba. Muri uko kwezi rero abakristo bagira umwanya wo gukusanya imfashanyo igenewe abakene, bakusanya amafaranga, bakusanya imyenda, bakusanya ibiryo, bakabigeza ku rwego rwa paruwase, hanyuma natwe tukabisaranganya dukurikije abafite ibibazo kurusha abandi. Hariho igice twohereza ku rwego rwa Diyosezi, hakagira igice gisigara muri paruwase kigafasha abakene mu by'ukuri baba batoranijwe muri za santarari kugira ngo bibagereho. Ayo umusaruro ubonetse turawegeranya tugakora urutonde rw'abatishoboye muri paruwase, ariko nyine kubera yuko na Diyosezi igomba kubaho, hari igice twohereza kuri Diyoseze, ikindi kigasigara kuri santarare kugira ngo gifashe abakirisitu mu by'ukuri babakene batishoboye muri rusange. Hari nubwo dukuramo iyo ubushobozi bwabonetse bakusanyije ibyigiyeyo, dushakamo nk'uko twakubakira nk'abakene inzu, cyane cyane tubagenera isakaro. Muri ubwo buryo tubikoreshamo. Hanyuma se tugendeye ku butumwa bwa Kiliziya muri rusange, uku kwezi k'urukundo n'impuhwe kumara iki abakristo by'umwihariko wanyu? Mu by'ukuri mu rwego rw'ikenurabushyo, uku kwezi kongera kwibutsa abakristo ubutumwa bwabo, kuko nubwo abakene bahoraho, ariko Caritas mu by'ukuri yibanda cyane cyane muri ibyo bikorwa byo kwita ku bakene, bituma abakristo bongera kwizamuramo amarangamutima, bakibuka abakene babo, bakibuka uburyo bakwiye kubafasha, babafashisha ubushobozi bafite, bakegeranya kugira ngo bibagire akamaro. Bidufasha rero mu ikenurabushyo muri rusange, kuko ku Kiliziya ifite n'izo nshingano zo kubura amaso ikareba ku bakene uko Yezu abidutegeka. Kubishyira mu mibare bisa naho bigoranye, ariko igipimo mu by'ukuri umuntu afatiraho ni ubuzima busanzwe bwa paruwasi, uko bakira ubutumwa bwa Kiliziya, uko bakira ijambo ry'Imana, uko bakira message tubaha, ubutumwa tubaha, bigaragarira mu buryo bafashanya, ariko wenda ibarura pourcentage ntabwo twavuga ngo ni kangahe kwijana, ariko muri make biba bishimishije, kuko kwita ku bakene nubwo wafasha umwe n'umwe arahagije, kandi agaciro ko kumufasha kararenze ku buryo utagakira no mu gipimo runaka. Hanyuma se iyo tuje nako nko kuri abo muba mwafashije bo babyakira bate? Abo dufasha babyakira neza cyane, kuko imfashanyo iyo ari yo yose iruhura umuntu. Niba umuntu yanyagirwaga ukamuha isakaro, niba umuntu yaragiye kuburara ukamufungurira, niba umuntu yari umukene tukamutangira mitiweli, tukamutangira minerivare, amafaranga y'ishuri y'umwana we, tukamuha ibyo kurya. Abakirisitu udafite imyenda yo kwambara bakamwambika. Ni ivanjiri bayishyirwa mu bikorwa, babyakira neza cyane, mbese ku rugero rw'uko Yezu nawe uko yagendaga afasha abantu, uko bagendaga bamwishimira, bifuza kugendana nawe, nako nabo bakene bacu bumva ko Kiliziya ibitayeho kandi bakayishimira, bakabyakira neza mu by'ukuri ku buryo bugaragara. Paruwasi ya Burehe ni imwe mu zaje mbere umuhigo w'ukwezi k'urukundo n'impuhwe umwaka wa 2023. Ni irihe banga mwakoresheje kugira ngo muze mu myanya ya mbere? Ntabwo twavuga ngo ni ibanga, n'ubutumwa muri rusange dusanganywe. Abakirisitu ba paruwasi yacu mu by'ukuri bagira ishyaka, iyo twagize amahirwe umwero ukaboneka
tukababwira barumva. Iyo bari mu bihe byiza rero imfashanyo barayitanga, hanyuma natwe tukaboneraho kuyishyikiriza diyoseze. Cyane cyane ko umwaka ushize twagize ibibazo by'ibiza, twagombaga gufasha abo mu ntara y'Iburengerazuba. Abakirisitu rero babyumvise neza cyane, tuboneraho gukusanya imfashanyo ihagije kugira ngo tweze kuri diyoseze. Ariko muri rusange ubutumwa bw'abakirisitu ba paruwasi ya Burehe burakoreka, ubutumwa babwumva neza. Iyo hari icyo bafite baragitanga kandi bakagitanga kibavuye ku mutima. Rero ibanga nta rindi, ibanga nuko tubegera, ibanga nuko dufatanya n'abarayiki bakinjira mu butumwa bwabo, bakumva inshingano zabo. Nta kidasanzwe, n'ubutumwa busanzwe bwa buri munsi. Ni iyihe ntego mufite mu kwezi k'urukundo n'impuhwe, cyangwa se mu muhigo kwezi k'urukundo n'impuhwe muri uyu mwaka? Intego ni ukurushaho, ni ugusumbyaho, ni ugukomeza gukora ubwo bukangurambaga. Abakirisitu bagakomeza kumva ko abakene babo bagomba kubitaho, bakahera mu miryango remezo, mu nama z'imirenge, muri santarari na sekirisare. Kandi uwo muhigo twihaye ari umuhigo twihaye ku rwego rwa diyosezi no muri paruwasi muri rusange. Turasaba Imana ngo izadufashe abakirisitu babyumve. Ndizera ko umuhigo ari ugusumbyaho. Bwashize twari twarihaye ko tugomba gutanga nibura 600 mu rwego rwa diyoseze, no muhigo twihaye. Ariko dufite ibikorwa twabima tumaze iminsi mu busaserdoti, turi mu byo kubaka kiliziya, ariko ntabwo ibyo byaduca intege ngo bidusubize inyuma. Umuhigo twihaye mu rwego rwa diyoseze tuzawesa, Imana ibidufashijemo kandi tuzabigeraho. Bwana Onesifore Barahira ni umuyobozi wungirije wa Caritas ya paruwasi ya Burehe. Aratubwira icyo muri iyi paruwasi barimo gukora mu rwego rwo kwitegura ibikorwa by'ukwezi k'urukundo n'impuhwe. Nitwa Onesifore Barahira, nkaba ndi visi perezida, reka mbivuge gutyo, wa Caritas ku rwego rwa paruwasi. Kuko perezida ubundi aba ari omoniye wa Caritas, ariwe padiri mukuru w'iyo paruwasi. Muri uku kwezi kwa munani, kwezi kwa ibikorwa by'urukundo n'impuhwe muri diyoseze zose z'u Rwanda. By'umwihariko twaturutse kuri diyoseze tuza kubabaza iwanyu hano i Burehe uko noneho murimo gutegura ibyo bikorwa by'ukwezi k'urukundo n'impuhwe muri uku kwezi tugiye kwinjiramo. Murakoze cyane. Kuri paruwasi nka Caritas nyine mu kwezi kwa munani ubundi tuzi ko mu rwego rw'igihugu diyoseze zose ziba zitegura ukwezi k'urukundo n'impuhwe, ukwezi kwa munani. Natwe rero muri paruwasi ya Burehe twarabitangiye, aho kuwa kabiri twaje hano dutegura inyandiko zihamagarira cyangwa se zongera kwibutsa abakirisitu kujya mu gikorwa cyangwa se kwitegura igikorwa cy'ukwezi k'urukundo n'impuhwe, cyane cyane ko ibikorwa ubundi ni abakirisitu babikora, batanga imfashanyo, ishobora kuba ari iy'ibiribwa, imyenda, ibikoresho by'isuku n'ibindi abafite ibibazo cyangwa se abafite intege nke bifashisha cyangwa se bakoresha. Icyo gihe rero kuwa kabiri twateguye inyandiko. Izo nyandiko uwo munsi tuzisinyaho, ndetse na omoniye wa Caritas nawe asinyaho. Izo nyandiko rero tuzishikiriza amasantrari. Dufite amasantrari ageze muri 5, tukagira amasikirisare ageze hafi nayo muri 6, tukagira amashaperi nayo ahurirwaho n'abakirisitu nayo ageze muri 6. Iyo duteranije hose aho dusengera, aho abakirisitu basengera, dusanga ari hafi ahantu 16. Ubwo rero twateguye izo nyandiko zose 16 impapuro zagezeyo. Ejo ku cyumweru hashize izo nyandiko zasomwe, zisomerwa abakirisitu kugira ngo bamenye ko twinjiye mu kwezi kwa munani, ukwezi kwahariwe urukundo n'impuhwe, kugira ngo nyine bategure ibyo tugomba gufashisha ari abababaye, abakene, abadafite ibyo kwambara, imfungwa. Ibyo byose byarateguwe, ariko nanone tugukomeza gukurikirana igikorwa n'ubundi nyirizina kugira ngo turebe ko ayo matangazo hose yasomwe. Ahanini twifashisha n'ubundi abayobozi b'amasantrari ndetse n'amasikirisare, ahantu haba habaye imihimbazo ndetse na misa. Ibyo rero n'ubundi turabikomeza, aho byibura nk'uko itangazo ribivuga turarifite hano ko byibura ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani
igikorwa twaba twakirangije, ibyatanzwe tugakora raporo, twamara gukora raporo tukayigeza aho igomba kugera, n'aho bigomba kugera bikahagera. Ibyo byose rero n'ubundi tubifashwa n'abakristo, n'abayobozi b'amasantarari, abayobozi b'inama z'imirenge, abayobozi b'imiryango remezo, ndetse n'abahagarariye Caritas mu miryango remezo, kuko izo nzego zose muri paruwasi ya Burehe zirahari, kandi izo nzego zirafashanya kugira ngo ibikorwa cyangwa se igikorwa nyacyo kiba cyarateganijwe gikorwe kandi gikorerwe ku gihe. Ibyo byose nyine tubifashwamo n'ubundi na padiri mukuru, ariwe n'ubundi umoniye wa Caritas. Muri uko kwezi nyirizina bikorwa gute? Muri uko kwezi nyirizina rero uko bikorwa, abakristo mu miryango remezo igikorwa barakizi ko kibaho, bakusanya ari ibiribwa, bagakusanya ibikoresho by'isuku, bishobora kuba ari isabune, bishobora kuba ari utwambaro umuntu aba afite, bishobora kuba ufite ipantaro itagukwiriye kandi ikiri nziza, ikiri nzima. Tuzi ko hari abantu n'ubundi baba badafite ibyo kwambara, iyo shate, iyo pantaro cyangwa se ikanzu, igitenge, ubifite n'ubundi arabifata akabishyikiriza umuyobozi wa Caritas mu muryango remezo. N'ibyo by'ibiribwa n'ubundi aho umuryango remezo ubuteranira, igihe cyo gusenga umuntu arabizana akabitanga, bigakusanyirizwa hamwe. Noneho mu miryango remezo byamara gukusanywa, uhagarariye Caritas mu muryango remezo akabifata akabizana kuri santarari cyangwa se akabijyana kuri sikirisari. Noneho ku rwego rwa santarari ndetse na sikirisari, ikiba gikurikiyeho ni ugukora raporo y'imiryango remezo ibyo yagiye izana. Igihari ni ibiro bagiye byazana, bishobora kuba ari ibishyimbo, ese ni ibishyimbo ibiro bingahe bakabyandika, ni ibigori ibiro bingahe bakabyandika, mbese buri bwoko bw'ikintu bakacyandika. No muri sikirisare nuko. Noneho ku rwego rwa paruwasi tw'icyo dusaba ni uko baduha ya raporo bamaze kubona ku byaje kuri santarari ndetse na sikirisari. Iyo tumaze gufata ibyo biro, natwe icyo dukora ni ugukora raporo ku mpapuro ziba zaragenwe dufite, zateguwe n'ubundi na Caritas ku rwego rwa diyoseze. Twamara kubibona, ikiba gisigaye mu kwezi k'urukundo n'impuhwe ni uko dusaba ko amasantarari ndetse n'amasikirisari, bitewe n'igiciro cy'ibyo bakusanije bigezeho, niba ari ibishyimbo, ikiro cy'ibishyimbo aho cyaba kigeze, tubasaba ko babigurisha, cyane ko mu kwezi k'urukundo n'impuhwe kugira ngo bigere kuri diyoseze, ahanini baba badusaba ko twagira icyo dutangayo nk'amafaranga. Ariko ntabwo biba ibyo gusa, kuko tuba dufite abakene muri ya miryango remezo n'ubundi byaturutsemo. Hari ababa bafite ibibazo cyangwa se bababaye badafite ibyo kurya. Muri wa muryango remezo, umuryango remezo ureba icyo wamufasha, kavuga ngo niba ari ikiro 5 cy'ibishyimbo harimo abantu 2, bakaba babahaye ikiro 10, ibisigaye bakabizana kuri santarari, akaba ari nabyo bikusanywa nyine bikagezwa ku rwego rwa diyoseze. Ariko muri iyo gahunda ihari yo gutanga umusaruro wavuyemo mu kwezi k'urukundo n'impuhwe, ubundi hari pourcentage iba yaragenwe ku cyavuyemo, ko hari isigara kuri paruwasi, kuko kuri paruwasi hari igisigara nyine aricyo kiba cyafashijwe babakene n'ubundi ba paruwasi. Ubwo iyo paruwasi rero imaze kuvanaho ibyo igomba gufashisha ku cyagenwe kuri 1/4, ibindi bitangwa kuri diyoseze bikajya gufasha abandi bababaye ku rwego rw'igihugu. Ku ruhande rw'abakristo b'iyi paruwasi ngo nabo bariteguye, kandi kuko ari igikorwa ngarukamwaka bibahora ku mutima, baba bategereje ko ukwezi kugera gusa. Njye nitwa Kabarere Patrice, ndi umukristo wa paruwasi ya Burehe mu muryango remezo yitiriwe Barutarumayo Nyagatovu muri santarari ya Burehe. Ni gute mwiteguye kunoza cyangwa se gushyira mu bikorwa intego y'ukwezi k'urukundo n'impuhwe muri uyu mwaka? Tubyiteguye neza kuko ntabwo ari igikorwa kidutunguye, nicyo dusanzwe dukora, tukabikora neza mu miryango remezo iwacu. Abakristo turiyegeranya tugakusanya ibyo gufasha mu rwego rwa Caritas, imyaka, imyambaro, ndetse n'abafite uko bifite ku mafaranga barayatanga, buri wese atanga uko afite. Ariko buri wese akagira uruhare mu kwezi kw'impuhwe.
ukwezi kw'impuhwe rwose nkurimo neza, twaragushishikarijwe, buri wese ari kukwiyumvamo neza. Ukwezi kwa munani tuzi neza ko ari ukwezi kw'impuhwe. Ubu ngubu turi gukusanya imyaka mu miryango remezo, uhagarariye Caritas, hanyuma akazabishyikiriza urwego rwa santarari, kuko naho hariho uhagarariye Caritas. Ni izihe mbogamizi muhura nazo iyo muri ibyo bikorwa n'uburyo muzisohokamo? Imbogamizi ntago zabura, kuko hari abo tugeraho tugasanga ntako bameze, ndetse nabo tubaheraho tubaha ubufasha, kuko kujya kurisha ihera ku rugo. Abo bantu tuba tubafite, ariko natwe hagati yacu tubafasha dukurikije ubushobozi dufite. Uburyo tuzisohokamo, nk'abo bantu duhura nabo, paruwasi bibazi nabo igumiza kubaba hafi, ku buryo nabo badacika intege ngo bumve bari bonyine, ku buryo bavuze urukundo n'impuhwe nawe ahita abyumva neza nk'uko tubyiyumvamo, paruwasi nayo ikamuba hafi, ku buryo nta kuvuga ngo byacitse. Nitwa Nshimiyimana Innocent, nkaba ndi umukristo wo muri paruwasi ya Burehe, ubarizwa mu muryango remezo Petero Rukozo, inama ya Gakubu. Uko kwezi k'urukundo n'impuhwe ni gute witeguye gukora ibikorwa byako? Ukwezi k'urukundo n'impuhwe mu by'ukuri ntabwo kudutunguye, dusanzwe tuzi ko kuba mu kwa munani kwa buri mwaka kugera uyu munsi. Nk'ejo misa yabaye mu kiliziya, hanyuzemo itangazo ridushishikariza, ubwo twari twaje mu misa ridushishikariza kwitegura uko kwezi k'urukundo n'impuhwe. Ubwo rero nko mu miryango remezo uko tubikora, abakristo bamaze kumva itangazo nk'iryo, cyane ko baba banabizi, bagenda bakusanya imfashanyo, hanyuma iyo mfashanyo abashinzwe Caritas mu miryango remezo bakayegeranya, nyuma ikagezwa rundi rwego rukuriye umuryango remezo ari rwo santarari. Ubwo nayo hari uko bigenda bihererekanywa, wenda bikagera hejuru aho igomba kuzagera. Hanyuma iyo murimo gushakisha ubwo bufasha iwanyu, muhura n'izihe mbogamizi? Imbogamizi ntabwo zabura, kuko umuryango remezo usanga ufite wenda nk'ingo 10-15, ariko hari urugo ugeramo ugasanga nk'umukristo arakubwira ati ngewe ntabyo nejeje nabona, ariko hakazamo no kwigisha, ukamubwira ko ibifashwa atari imyaka gusa, yewe iyo ufite ari amafaranga wayatanga, ari imyambaro wayitanga, hari n'utundi dukoresho twafashwa wa muntu ubabaye, cyane ko abari mu kwezi k'urukundo n'impuhwe, twafashwa wa muntu ubabaye, ushonje, ukennye gutyo. Izo mbogamizi iyo zigaragaye cyane ko mu muryango remezo tuba dufite nk'abo bakene cyangwa abo bandi bababaye, iyo ugeze ku muntu nk'uwo aba yaranatangiwe raporo. Ibyo twakusanyije natwe ubwacu, haba hari raporo kuri santarari, igihe cyo kuzafasha twibuka kureba ba bantu tukababariza niba nabo bafashwa. Ubwo iyo bigenze gutyo nabo bakorega urutonde bakazatuma nkaho bagafashwa. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, Padiri Augustin Nzabonimana, umuyobozi wa Caritas ya Diocese ya Byumba, hari ubutumwa ageza ku bakurikiye Radio Maria Rwanda, by'umwihariko ku kijyanye n'ibikorwa by'ukwezi k'urukundo n'impuhwe abantu barimo kwinjiramo. Urakoze cyane. Ntabwo ndi butandukire ku butumwa nyiricyubahiro Musenyeri Anna Kreti, umushumba Diocese ya Nyundo, akaba ari no perezida wa Caritas, yatanze yadushishikariza ibikorwa by'urukundo n'impuhwe muri ukwezi kwa munani, ndetse ibyo bikorwa akaba ari n'ibikorwa bigomba gukomeza, ni ibikorwa bihoraho, uko nibwo butumwa Kiliziya ifite bwo kwita ku bakene, ndetse ibikorwa by'impuhwe Kiliziya igomba kugenda igaragaza ahantu hose. Rero ubutumwa natanga, nanasaba n'abakristo bose hirya no hino no kumva ko Kiliziya ubutumwa bwa mbere ifite ni ubutumwa bwo kugaragaza ibikorwa by'urukundo, gukora ibikorwa by'urukundo, ibikorwa by'impuhwe. Aho bari duhereye mu muryango remezo, twumve ko abakene ari abacu, abantu bafite ibibazo ni abacu, nitwe tugomba kubamenya kandi nitwe tugomba kubitaho uko dushoboye. Duhereye mu muryango remezo, ibinaniranye hakabaho ubuvugizi, bikazamuka bikagera kuri paruwase, bikagera kuri diyoseze nayo ibiyinaniye akaba ari byo ishobora kujya gushakira inkunga, kujya gusaba abandi bashobora kudufasha. Habeho
kumva ko umukene ari uwacu, umunyabibazo ni uwacu. Tumanze tumurebe, nitumara kumureba tumenye icyo akeneye, ubundi icyo gihe nibwo dushobora kumugirira n'impuhwe y'umuntu. Tureke guhunga abakene bacu cyangwa se kubatererana, tureke kwirirwa tubaharira abandi twumva ko abandi aribo bashobora gukemura ibibazo bafite. Abandi bazajya baza baje kutwunganira, ariko tumaze kugira icyo dukorera abakene dufite iwacu. Ikindi ubutumwa natanga, abakristo tureke kugaya icyo dushobora gutanga. Duke nk'uko nabivuze tuva mu byinshi. Twumve ko tugomba gufasha kiliziya y'isi yose mu gutabara abantu hirya no hino bari mu kaga. Ubu ngubu twebwe abanyarwanda dufite amahirwe, dufite umutekano, natwe tuzi ingaruka zo kubura umutekano. Hari hirya no hino ku isi abantu bari mu ntambara bakeneye ubufasha, kandi kiliziya igomba kubagaragariza urwo rukundo n'impuhwe. Nta handi rero bizaturuka, ni muri ubu bwitange bwacu natwe tukagira icyo dutanga kugira ngo dutabare abari mu kaga. Abenshi muri twe abanyarwanda benshi bagiye babeshwaho n'iposho aho bari. Iyo posho rero akenshi yavuye mu mutima ukunda, umutima w'impuhwe w'abantu batandukanye. Natwe rero umutima tugomba kuwugira, tukitanga, tukagira icyo dutanga kugira ngo dufashe abantu hirya no hino bari mu kaga. Ikindi, ibyago bitera bidateguje. Nka kiliziya y'umuryango w'abana b'Imana tugomba guhora twiteguye gutabarana hagati yacu. Iminsi ishize twagiye twumva ku Nyundo n'ahandi, ndetse n'iwacu hano Ibyumba habaye ibiza, abantu bari bakeneye ubutabazi bwihuse. Iyo umuntu yaje kugutabaza kaza kwiyambaza ukabura icyo umuha, kandi rero akabaye umutabara, nka kiliziya hari igihe bidutera isoni. Rero nicyo kintu tugomba twumve ko umuryango w'abana b'Imana ari kiliziya, tugomba guhora twiteguye igihe cyose gutabara. Icyanyuma navuga muri ubwo butumwa nanashima ni ugushimira noneho abakristo benshi rwose bitanga, babona habaye ikibazo nk'icyo, havutse ikibazo, hari n'abahita baduhamagara bati dukora iki. Nk'ubushize ibiza byabaye byateye, hari abakristo bitanze ku buryo bugaragara. Nkabashimira by'umwihariko abana, kumva abana nabo ubwabo bakagera mu rugo ati ndashaka nanjye kugira icyo nkora. Mu rugo bamuha amafaranga 20 yo kuguramo bombo, agafataho 10 akayafashisha mugenzi we. Bamuha amakaye 3 agakoresha 2, iya gatatu atakagombye gukoresha yo kwipusha ubusa akayifashisha mugenzi we. Abana rwose turabashimira ko tukanasaba ababyeyi by'umwihariko gutoza abana uyu mutima ukunda, umutima utabara, umutima wumva ko bagomba kugira compassion kuri bagenzi babo bari mu kaga. Rero ubwo nibwo butumwa natanga muri ukwezi k'urukundo n'impuhwe, by'umwihariko ku bakristo ba diocese yacu ya Byumba. Ari byo twaganiriye, hari n'umuhigo twagize twumvikana ku byo tugomba gukora n'ibyo tugomba kugeraho. Umwaka ushize twabigezeho ku kigero kirenze 100%, byo twari twahize mu gufasha abakene ndetse n'inkunga tugomba gutanga mu gufasha abakene bari hirya no hino ku isi. Ubu n'uyu mwaka dufite uwo muhigo kugira ngo turebe uburyo tugenda dufasha abantu benshi, ndetse na diocese yacu bashe kugira ubushobozi bwo gufasha abakene. Rwose nkaba nizeye ko uyu muhigo twagize n'uyu mwaka noneho tuzawukuba inshuro nyinshi, kandi nkambyizeye kubera ko ngenda mbona feedback zigenda zituruka ku bapadiri, zigenda zituruka ku bakristo. Ubu ngubu bamwe batangiye kutubaza ati amafaranga turayashyira he, ayo twabaje gukusanya, ibyo twabaje gukusanya turabishyira he, kandi biracyakomeza. Tuzajya kurangiza ukwezi kwa 8 hari ibikorwa byinshi byakozwe. Ubwo rero dukomeze dushyire hamwe, twunga ubumwe. Roho Mutagatifu nawe azaduha imbaraga zo gukora ugushaka kw'Imana. Murakoze. Nshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, naha dusoreje iki kiganiro. Tubashimiye ko mutahwemye kudukurikira mu biganiro byose Caritas ya Diocese ya Byumba yabagejejeho muri uku kwezi kwa Nyakanga 2024. Icyo twabagezagaho none cyavugaga ku myiteguro y'ukwezi k'urukundo n'impuhwe muri Diocese Gatolika ya Byumba, ukwezi kubura amasaha make ngo twinjiremo. Njye wabagezaga iki kiganiro nitwa Musabyimana Joseline. Ndabashimiye.